umunsi wari ubaye umwe sha ngo bugire bucya ngo bugorobe ntangiye kuzumvira reka da wumva ntangiye guhinda umuriro sha ngenda ntyo no mu buriri ngo ba siyigeze ahamagara n'umwe gusa ngiye cyo namubwiye ngo umva namubwiye ati numva ntuzongere basi kubitekereza mu gihe wowe wakoresheje ubukwe nuduhamagare nutumenye inshuti zawe ubwo nyine wowe uzatwibagirwe atangira aravuga ngo njyewe ngo narabahamagaye umva arabeshya uriya mukobwa sundi kubeka ibiramuhama hewe reba uriya rero nahoze mureba akoze none amazina makajana byamugendekeye bite mukamana yamusomye mu bicumu aho ndangibuza ko soko mushaje koko henze bitera iki cyumweru si cyaka nagato ndyamye ariko shaho se yanguye gitumo kugira ngo reba uko iminwa y'abana umunyarwanda yaravuze ni ntawarubara ntawamenya ahubwo njye nahoze nyibaza ntiwasanga n'umugore mu mukamana yarakwadukira gutera inzara z'umunwa yawe ubanye kumvi ni uko byakugendekeye yewe yanuka akansuzugura ariko kunkubita rwose abana bawe barahoze abana banjye se baraho bameze neza rwose sinadore yararaho muri quartier sinzi yaganya ariko yarahari yarahari muzega kamubwize kore buri zingi kujya mu mubeje pe muri iyi minsi ubukene bumereye abantu nabe noneho n'urubyaro rw'ubu ngubu ese bimeze bite biwawe bangengeze ngo suna barananiye amasinze kwa noneho uri umuturanyi masuna ngo he cyakirara kiwanjye tugurane njye buriya byarancanga ibintu by'uriya mukobwa mbere yatwerekaga ko ari inshuti yacu akoze ubukwe ni imyagitumije gusa yatwerekaga ko ari umwana mwiza njye biriya yakoze sinabikeka noneho yariyemeraga ngo njyewe ngo ntabwo nareka gukora ubukwe sinagenda nijoro none dore nibyo byamubaye arangije nawe arabukoza yumvaga se tutazabimenya ngo yabikoze afite impamvu nyine njye hari igihe abantu birambareba ako mani tumugarukaho njye sinamurenganya nanjye mbonye umugabo ntabwo namwitesha ubukwe se ni igiti apfa kuba nkunda mwinamwibazaho cyane yamaze wowe wabona umugabo ukuntu babuze ukabitesha mwana cyabyihorera none se kuvuga ati basi reka numineze muri imwe basi muri za nshuti zanjye ubwo uri kumva ari ibintu birenze yari kubatumira gute se ashatse nijoro basi se muri mwebwe wari kumuha basi n'iduze n'iy'amasahani hari igikombe wewe wari kumuha ubundi mwari kumuha njye nanamugarukaho keza yakoze ibintu byiza ahubwo hari icyamuteye kubikora buriya dore uko kimeze are bakuroga barakaburya
ariko umuntu wandogeye umwana nakwicoye ngaba abagore cha ibyo utumagura n'ibiki mu rugo rwanjye rekera aho ngaho ariko ubundi muze ubona wowe mu by'ukuri iyo uri muragitegereza ukomeze gutya ubona ngera ari ngwire kuba nabyarwa n'umuntu nkawe jewe ndaza nakwinywera ifeje ugasakuza nanywa icupa ugasakuza jya ndeka nkoresheje cyane kuko ngana gutya ndacyari umusore wowe urashaje tuza ugume hano mu rugo nkumbaza iki sazira ubusa nk'ubwo usaziye ngo wakwitumurira iki ndimo kunywa ifeje ifeje nibyo bakuruza wowe ikintu usabwa jya uceceka utuze kuko n'ubundi wowe urashaje barokogese jewe ndacyari umusore niba nikoresheje cyanjye urashaka wiki waruzi n'ibindi singa ushaka mu rugo rwanjye kuko ubona buri munsi mu maso yanjye uzi ntabwo ko utaza kuza kuboneza satani ubundi narinjye nzi ko udahari ubundi ni ukora ikintu usaza wa mu rugo dore uko kireba icyo ngusabye ntabwo ngushaka mu rugo rwanjye utabwa hano mariki birakureba uri aha ngaha inkono iri gushirira wasize utetse wumvaga ko ndi mukobwa uri mu rugo ntabwo uri umuntu iyo ureba byarinze bishira sureba nsakurira urabona se nari kuganira n'abandi bantu nsakurira ngiye nkajya mu nkono uhari uri umukobwa utajyamo se ko duhurira ku meza ko utajya uvuga ngo nawe nzi imbere twiganire reka nkwereke uko bitande ntabwo ndi ngo abake bine w'imbere aho iyo ugira byose uri butahe uko bitande nigendere wowe kankwereke ndabibwira ma uri butahe cyagiye kizana agakobwa ko nta kibazo uri butahe kanigendere wamaze ndataha iwawe sawa twese ni kwa papa we aho si wundi wa muhungu we ewe uwiteka azabigende ubu ushize uko wansize ubu ntabwo ari kumeza Imana ishimwe ndagenda noroherwa kandi buriya rero hari icyo unyeretse buriya mwene hazi twara abantu nuko ari iminsi igira nabi urwango rugatera mu bantu ahubwo buriya reka nkubwire ntabwo biriya ntabwo ari byo gusa ahubwo buriya tugera hano hirya ku muhanda gatoya buriya ariko nabyo nkubwira buriya mu muryango wacu mwene habuhaze nuko yaje kujya gutya akitahira ariko ntiyabyaye imisega ahubwo yabyaye imbwa nako yabyaye abantu buriya twara urakoze cyane cyangwa se ngo narabyara iki icya gihungu cyanjye ni ukwiriwe gitumagura ibitabi samugize akora bona rya watakubereye ikirumbo kuko muze samugi nibaza n'uburyo namwese ibyo zina ragasamurwa n'intare cyangwa yewe ni igi koko imusamure none se aho hantu uvuga tugiye ni kwa Andereya izi z'ubucuruzi ajya kurongora iheruka ryari se shehe wajyaga unsura ukansura buri munsi ukaza kundeba ariko nyine ntukiba sinzi uko byagenze njye hari igihe ngira ngo nta nubwo ukibiri n'ahangaha ariko sheri urabizi
nkubonye naguhobera ubanza namara nk'isambi yo kuguhobera kuko umva kuko ndagukumbuye cyane. Sona we Sore buretse gatoya nitabe mu rugo ndabona bari kwicara. mu rugo bari kugushaka. Nacakiri Ibiryo byahiye. Byahiye nyine. buretse gatoya nende kuvugana na Shere ndaza mu kanya. Shera ruti ibiryo tugiye kugukuza ubu uzi ko twatetse bikeye. Ubwo se mwajya mukancira mukagira amahoro. Waje Ariko ntabwo uzi ko nzaza ari uzakubera umuramukazi wawe. ubwo uramurya byihorera urasanga tubimaze. Aramutse. Papa arangenga aragushaka. Iso? Ari mu rugo? Habaye iki?